izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana nabe kuri mwe, umugisha Imana itanga ugere mu ngo zanyu, umugisha Imana itanga ugere mu baturanyi banyu, ndetse naho muba ugere mu gihugu cyanyu. Ibyo mukora byose birushaho kubabera byiza biyobowe n'umwuka w'Imana. Nuko ndabashimiye ikiganiro twagiranye mu minsi yose tumaranye, mbashimiye yuko mwabashije kumva ijambo ry'Imana mukaryitaho, kandi mujye mubyumva mubyitondere, ndetse murusheho no gushishikarira kugendera muri zo. Mwitoze kubaha Imana, bizabafasha kugira iherezo ryiza. Burya icyo dushaka muri ino si ni iherezo ryiza, kugira ngo tuzabashe kwishira Imana tudafite inenge, ubwo Kristo azaba yaraduhanaguyeho bya byaha byose, ubwo azaza aje gucira urubanza abazima n'abapfuye. Ndabashimiye rero, tugeze ku rwandiko rwandikiwe ab'Isarudi ku bice bitatu. Uko tumaze kwigana ibi byahishuwe, niko turushaho kugenda twumva uko umwuka w'Imana tuyobora kugira ngo tugendane nawe. Ibyahishuwe ibice bitatu, turangije ibice bibiri ibyahishuriwe Yohana, none tugeze ku bice bitatu mu byahishuriwe Yohana, ibice bitatu umurongo waho wa mbere kugeza ku wa gatandatu. Haravuga ngo, urwandiko rwandikiwe ab'Isarudi, wandikire marayika w'itorero ry'Isarudi uti, ufite imyuka irindwi y'Imana n'inyenyeri indwi, aravuga aya magambo ati, nzi imirimo yawe nuko ufite izina ry'uko uriho, nyamara ukaba uri intumbi. Jya uba maso ukomeze ibisigaye bigiye gupfa, kuko nabonye ko ari nta mirimo mwakoze itunganye rwose imbere y'Imana yanjye. Nukibuka ibyo wakiriye n'ibyo wumvise, ubyitondere kandi wihane. Ariko rero nutaba maso, nzaza nk'umujura, nawe ntuzamenya igihe nzagutungurira. Icyakora ufite amazina make y'ab'Isarudi batanduje imyenda yabo, nibo bazagendana nanjye bambaye imyenda yera, kuko babikwiriye. Unesha niwe uzambikwa imyenda yera, kandi sinzahanagura izina rye na hato mu gitabo cy'ubugingo, ahubwo nzaturira izina rye imbere ya Data n'imbere y'abamarayika be. Ufite ugutwi niyumva iby'umwuka abwira amatorero. Bene data rero, ndabashimiye kubwira ijambo, kandi iri ni ijambo rituburira kugira ngo twumve ibyo twakiriye, tubyibuke, tubikomeze ngo twihane. Uru rwandiko rwandikiwe ab'itorero ry'Isarudi ni igihe Yohana yarebaga biriya byose Imana yamweretse, ngo nibyo Kristo yamweretse, ngo maze Kristo abiha marayika we, ngo maze ngo marayika nawe abijyanira imbata ye, imbata ariyo Yohana, kugira ngo abashe kubigeza ku b'isi. Ibi byandikwa muri kino gihe cya Yohana. Ngo maze ngarangije ngo yandikira ngo itorero ry'Isarudi, ngo ufite imyuka irindwi y'Imana ngo n'inyenyeri indwi, ngo aravuga aya magambo ati, ngo azi imirimo yawe wowe, nge nawe ngazi imirimo yacu, ngo ngazi imirimo yacu, ngo nuko ufite izina ry'uko uriho, ngo nuko dufite izina y'uko turiho, ngo nyamara ukaba uri intumbi. Urumva iryo torero uburyo ryabwirwaga, cyangwa se uburyo twebwe turimo tubwirwa, ngo nubwo ngo nyamara nguko tukaba turi intumbi. Intumbi mbese twashyizemo umwuka ntituvuga. Bimeze biti intumbi, urumva ikintu bita intumbi. Ese twibaze no kuri icyo kintu. Intumbi muri twebwe ishobora kuba yakongera ikazuka ikabaho iyo twibukiranye neza. Twibuka igitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli, ubuhanuzi bwa Ezekiyeli muri 37, igihe yahanuriraga amagufwa ngabeho. Imana yaramubajije ngo, ese ari amagufwa yakongera akabaho yewe mwana w'umuntu? Ezekiyeli yaravuze ngo, simbizi, ni wowe ubizi. Imana niyo yari ibizi. Ngo maze arahanura ngabeho ayo magufwa abaho, ngo ariko nta mwuka yagiraga. Ngo ayo magufwa ngo Imana yashiramo umwuka arongera aba mazima. Birumvikana ko umuntu wese iyo yaba yaragiye iheruheru
niyo yaba yaragiye kure, yarasambanye bihagije, yarayiyandaritse, yarakuyemo n'uburwayi, ariko muri we akongera akagira umutima wo guca bugufi agasaba Imana imbabazi, Imana yacu irababarira. Imana yacu ibasha kutwitaho. Imana yacu niyo yaturemye idukunze, ngo ibyishimo byayo byari ukuzabana natwe, ngo ibyishimo byayo byari ukuzagendana n'umwana w'umuntu, ikabana natwe mu ijuru. Kandi murabizi ko tubikiwe iryo kamba abantu b'Imana, ngo mbese ngo turi intumbi, ko ijambo ry'Imana ritubwira hano mu Zahishuwe, ngo ariko kuri ayo magufwa twavugaga yarongeye abaho, yarongeye arahanurirwa abaho. Nawe rero wakongera ukaba muzima, ukareka ibyo wagiyemo, ukareka ibyo wakoze bitatunganiye Imana, ukegera intebe y'Imana, ukazenguruka igicaniro. Ni ukuri Imana yo mu ijuru ibasha kutubabarira kandi ibasha kutwitaho. Ijambo ry'Imana rirakomeza ribitubwira ku murongo wa 2 ngo Ibyahishuwe Yohana ibice 3 umurongo wa 2 ngo jya uba maso ukomeze ibisigaye bigiye gupfa. Hari ibigiye gupfa bikwiye gukomezwa, hari ibyagiye bigahenebereza imitima yabo. Hari abantu bacyumva ko batagifite ubuzima bwo kubaho bapfa, ntacyo bibamariye, ntacyo bibabwiye, kubera ibyaha birimo biratutumba cyane bikabagera hejuru. Ariko Imana yacu ni Imana ibasha kudukiza ibyaha. Nta mwana w'umuntu wagukiza ibyaha, nta mwana w'umuntu wakubabarira ibyaha ngo abikumare, oya. Ahubwo Imana niyo ikubabarira ibyaha. Wakosereza umuntu ukamusaba imbabazi akakubabarira, ariko umutima wawe ukanga kukwemeza yuko wakiranutse. Ariko iyo usabye Imana imbabazi ibasha kukubabarira. Hari agahinda k'ibyaha, hari agahinda k'amateka, Imana ikabasha kukomora ngo tujye dukomeza ibigiye gupfa. Niko ijambo ry'Imana ritubwira ngo kuko nabonye ko ari nta mirimo mwakoze itunganye rwose imbere y'Imana yanjye. Nta mirimo dufite twakoze itunganye imbere y'Imana yacu, oya ntayo. Kandi buri muntu wese ibyo yakoze ari mu isi azabibazwa, ariko ngo ibya nyuma bizarushaho gutesha agaciro ibya mbere, cyangwa se bibihesha agaciro nuba warakoze neza nyuma. Kandi hari aho Yesu yavuze ngo hari umugabo yajyanye abahinzi mu murima, ngo abajyanamo mu gitondo bumvikana igiciro kimwe, ngo abari cy'abahemba, ngo ndetse ngo abandi bajyamo saa 4 ngo nabo baha igiciro nk'icy'abambere, abandi bajyamo saa 6 nabo baha igiciro nk'icy'abambere, abandi bajyamo saa 9 abaha icyo giciro nk'icyambere, abandi bajyamo benda gutaha hafi mu masaha ya nyuma, ngo nabo baha igiciro nk'icyambere. Nyumvira bene data, ngo abambere barababaye, ngo baritotomba, ngo ni ukubera icyo duhaye igiciro kimwe n'icy'aba ngaba twavunitse. Kandi niwe wari shefu, niwe wari umukozi akwiye kubahemba yashaka. Nyumvira, umuntu yakuzanya bishaka ariko utangiye kumuburanya. Bishatse kuvuga ngo bantu b'Imana, iryo jambo niba uri umukristo wakijijwe kera, wibabara yuko wa wundi wabonye wagiraga nabi, hari nubwo yaraba ari wowe yagiriye nabi, agakizwa nyuma, ngo urababaye, ngo yari yarakwibye, ngo none arakijijwe, none urababaye. Oya, ahubwo ijambo ry'Imana ritwereka kuzakizwa nyuma n'uzakizwa mbere bose bazahabwa igihembo kimwe, ari cyo bugingo buhoraho. Ese ntimubitekereza ngo mubyumve? Kubaha Uwiteka ko ari bwo bwenge. Uyo wubasha Uwiteka kubwo bwenge bwose ubumenya, kuko igihembo kimwe tuzahembwa hari ubugingo buhoraho butagabanyije. Nta muntu uzahembwa ikiruta icyundi. Ubwo bugingo buhoraho twese tuzabugendana. Ni igihembo gikomeye muntu w'Imana, kidatoragurwa gutyo gusa, kitagenda ngo kibonwe mu nzira, ahubwo ni ubuntu bw'Imana butugeraho. Niba waramaze kubona agakiza k'Imana, ni ukuri bibwire n'abandi kugira ngo nabo bakizwe, bakurikire inzira y'umusaraba, bakurikire inzira ya Kristo Yesu yaje kutwereka, kugira ngo natwe twese tuzareganwe ibihembo biriya byose buriya bwami bwo mu ijuru buduteganyiriza. Kandi ijambo ry'Imana rigakomeza ritubwira ngo niko ibuka ibyo, ngo ngibuka ibyo wakiriye n'ibyo wumvise ubyitondere kandi wihane.
ibi mwumva, ibyo mwakiriye, aho mwakirijwe hose, ibyo musoma bikajya muri mwebwe, mubyitondere murusheho kwihana. Pawulo ati kubw'ibyaha byanjye mpora mpfa buri munsi. Mu yandi magambo, mpora nezwa buri munsi, mbona nsaba imbabazi buri munsi. Gupfa buri munsi ni ugupfa ku byaha, ni ukubabarirwa ibyaha, ukusenza ugasaba Imana imbabazi, kuko ntituri abakiranutsi, turi abanyabyaha. Ariko nubwo turi abanyabyaha ntibitwemerera gukora ibyaha uko twishakiye, ariko nucikwa wibuke ko dufite umurengezi mu ijuru, ari we Yesu Kristo umwami wacu. Nuko ijambo ry'Imana rigakomeza ribitubwira ku murongo waho ku mukato twari tugezeho, ngo ariko rero nutaba amaso nzaza nk'umujura, nawe ntuzamenye igihe nzagutungurira. Nitutaba amaso Kristo azaza nk'umujura, yarabivuze neza muri Matayo 24. Hazaza nk'umujura. Nukuri tube maso, wikwijandika mu bibi, ngo nuko icyorezo cyaje kikabagira bose nk'aho ari bamwe. Nukuri bakagenda bagakora ibi, bakagotomera ibyaha nk'amazi. Oya, turabasabiye Kristo nabahagurutse. Wikwijandika muri ibyo ngibyo nk'abandi, ahubwo rangamira Kristo. Ku murongo waho wa 4 turacyari ku Byahishuwe ibice 3, umurongo waho wa 4 aravuga ngo icyakora ufite amazina make y'Abisarudi batanduje imyenda yabo, nibo bazagendana nanjye bambaye imyenda yera kuko babikwiriye. Nubwo iki cyorezo cyaranaje, abantu b'Imana, reka bari cyo dutangaho n'urugero, maze abantu bariyanduza, ariko wowe ntiwiyanduje, ngo wakomeje kwambara imyenda yera, ngo niwe uzajyana na Kristo kuko wagomanye na Kristo, kuko utamuvuyeho. Ngo nawe rero nibijya bigera mu makuba nk'aya, nibizajya bigera mu makuba aho abantu barimo baragotomera ibyaha nk'amazi, oya, ugakomeza ukaguma kuri Kristo, ngo uzabasha kujyana nawe, uzabasha kugendana nawe, kuko ari uzabasha kukwambika imyenda yera, ibishura byera. Ijambo ry'Imana rigakomeza ribitubwira neza ku murongo wa 5, unesha niwe uzambikwa imyenda yera, kandi sinzahanagura izina rye na hato mu gitabo cy'ubugingo, ahubwo nzaturira izina rye imbere ya Data n'imbere y'abamarayika be. Unesha niwe uzambara imyenda yera. Nunesha muntu w'Imana uzambara imyenda yera. Itoze kwigendanira n'Imana, hora uca bugufi imbere y'Imana, wibuke gusenga, wibuke kuko ariyo ntwaro izagufasha mu muhangayiko uzanyuramo wose, maze ijambo rizakubera inkota mu byo uzagendanamo byose, maze agakiza kakubera ingabo igukingira. Ibyo ujye ubyibuka muntu w'Imana, ngo uzanesha azabasha kugenda yambaye imyenda yera. Ngo kandi ngo Yesu ngo azaturira izina ryawe imbere y'Imana, ngo n'imbere y'abamarayika be. Basha gukomera kuri Kristo Yesu. Tugasoreza ku ijambo ritubwira ngo ufite ugutwi niyumva iby'umwuka abwira amatorero. Ufite ugutwi niyumva iby'umwuka arimo atubwira, maze witondere iryo jambo. Murakoze bantu b'Imana, kandi murusheho kugendana n'Imana. Reka dusenge Imana kubw'ijambo twumvise, dusaba Imana imbabazi. Imana ndagushimye, gushimiye kuko uri Imana y'inyembabazi, uri Imana ifite ubuntu buhebuje byose, ubasha kugendana natwe ukatwitaho. Imbabazi zawe zihora kuri twebwe iteka ryose. Ni ukuri izina ryawe nirishimwe. Niyo mpamvu ijambo ryawe ribitubwira neza muri Yesaya 45 umurongo wa 22, ngo mwaba ari ku mpera z'isi mwese mwe nimumpugukire mukizwe. Ijambo ryawe rikongera rikabitubwira mwami muri Timoteyo wa mbere ibice 2 umurongo wa 4, ngo Imana irashaka ko abantu bose bakizwa bakamenya ukuri. Ni ukuri ibyo byose ushaka ko dukizwa, urahinga kugira ngo abana bawe turebe ko twamenya kudukunda, ariko abenshi bitaruye iby'urukundo rwawe. Ngo ariko nguko ijuru ryitaruye isi, buri kimbabazi zawe zingana. Duhe kuri izo mbabazi zawe mwami, kugira ngo tuzagerane nawe mu bwami bwawe bwo mu ijuru. Komeza tuyobore kandi tuyoboze umwuka wera. Ni ukuri Kristo, wowe ufashe imyuka 7, wowe ufashe inyenyeri 7, ni ukuri aba ari wowe utuyobora, wowe uyifite Data, aba ari wowe ugendana natwe. Ni wowe ufite ubutware bwose bwatsinze Satani, ukamwambura urufunguzo ugakingurira abera. Ni ukuri ubabarira bumvira ijambo, ubabarira abazaryumva bose. Komeze kubana natwe no kutugirira neza, mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu mbisabye nizeye, amen. Imana ibahe umugisha.